aha twakoranye mumubona, ariko hanze muri mission najyaga hose mu Bwongereza niwe twakoranaga hariya. Rero nta kuntu umwana ari bugira ikibazo muri icyo gihe umubwire ngo genda sinkigukeneye. Murumva ibyo ari bubyeyi? Tibibaho rwose. Imana ikugirire neza mwana wanjye. Ndagushima ko utambwiye ngo singaruke. Ndagushima ko wemeye ko ngo uhagarara ku ruhande kandi ubizi ko bari kunjyanira inzara, nawe bari kukuryanira inzara. Uyu munsi hari abantu benshi baje muri uru rusengero kubera ko bazi ko Apotre afite umutima wakira abantu bameze nkanjye n'abandi bafite ibintu batavuga. Urakoze cyane Father. Ndashima Imana kuba mpagaze hano. Ndashima Imana ndetse n'umushumba wacu mukuru. Ni ukuri dufite umugisha muri iri torero. Impamvu mpereye aho ngaho nuko igitabo gishingiye kuba ndi mu itorero. Aha hantu tuhakura ijambo ry'ukuri, tuhakura ijambo riduha icyerekezo cy'ubuzima, ariko by'umwihariko duhakura ijambo ritwigisha gutekereza ibirenze urusengero twicayemo. Aha hantu nakuye inyigisho za Afrika Haguruka, arizo zatumye ntekereza gukora kino gitabo. Ngiye gusohora igitabo cyitwa Badufasha, cyitwa The Comeback mu Kinyarwanda, ngenekereje no kuvuga ngo kugaruka, surviving divorce, thriving after. Kurokoka divorce ukabaho nyuma yaho. Icyo gitabo mwe muretse kwimyoza. Icyo gitabo kibashije kubaho kubera ibihe nanyuzemo. Hanyuma Apostle ambwira ijambo rikomeye. Arambwira ngo ibyo wanyuramo byose ntuzigere uva mu rusengero. Dufite itorero ryakira abantu bose b'ingeri zose. Dufite background zitandukanye, ibikomere bitandukanye, amateka atandukanye. Arambwira ati ntuzave mu rusengero aharaho ibyo unyuzemo bizahindura ubuzima bwa benshi. Nanditse igitabo rero kivuga ku rubyiruko. Iyo dutekereza gutandukana, dutekereza ngo ni ibintu biba byapfiriye mu rugo, ariko mu bihe nanyuzemo ikintu gikomeye Imana yanganirije nuko abantu basenya bakiri urubyiruko, kubera amateka bavukamo, kubera uburyo barezwe, kubera uko babayeho. Bakajya guhitamo bagahusha, cyangwa bakajya guhitamo bagahitamo batiteguye, bagera mu rugo byaba bibi, bagana mu nkiko bagahita bahinduka statistique. Iyo tureba imibare, tureba imibare, ariko ntitureba wa munyabikomere, ntabwo tureba za karande zisenya yinjiranye muri urwo rugo, ntabwo tureba, hari ibintu byinshi tutareba. Nandika icyo gitabo mpera ku rubyiruko, nganiriza urubyiruko kugira ngo n'abari hano n'abandi mbere yuko bajya gushinga urugo bazamenye ibyo bagiyemo. Amen. Ntabwo ari igitabo gishishikariza abanyarwanda gusenya nk'uko byagaragaye ku mbuga no ku maradiyo mu minsi ishize, ahubwo ni igitabo kije gufasha abantu. Hanyuma muri icyo gitabo nandikira abantu bari mu ngo zifite ibibazo. Abantu bari mu ngo zifite ibibazo, uyu munsi gatanya ishobora kuba yarabaye ikintu cyoroshye, ariko uburibwe bwayo nta muntu ubuvuga. Impamvu batabuvuga nuko ni ikintu cy'isoni, ni ikintu cy'ipfunwe, ni umusaraba ukomeye cyane, nta muntu wawuvuga, nta muntu wawutinyuka. Noneho bakicara bavuga ati se mbigumemo, mbivemo, mbigumemo, mbivemo, bakabaho nabi, abana bagakomerekera muri iyo miryango. Nibyo turimo kubona uyu munsi. Turi kubona abana bafite ibintu byinshi bitandukanye kubera imiryango bakuriyemo. Abo nabo ndabaganiriza nkavuga nti bishoboka wowe na mugenzi wawe murokore urugo mufite. Turi kumwe? Murokore urugo mufite, murokore abana mufite, twubake itorero, twubake igihugu. Bishoboka. Igice cya nyuma nicyo gifite chapitre nyinshi kivuga gatanya rero. Abanyarwanda baravuga ngo ujya gukira indwara arayirata. Ntituzakira, imiryango yacu izakira nihatagira abantu
bavuga. Imana yamfashije rero kuvuga. Nicyo twita breaking the silence. Ndagira ngo abifuza gutandukana bazasoma iki gitabo, gifite chapitre 10 zivuga kuri divorce gusa. Gutandukana so kujya mu rukiko gusa. Harimo ibintu byinshi. Wenda nihagira umuntu usoma ibintu birimo, najya gushaka azabanza yitekerezeho kabiri avuga ati oya, reka nzashake urwo nzagumamo, nzubake urwo nzagumamo. Samarangamutima. Nuri mu nzira zisohoka, nasoma ibintu nanyuzemo nibirimo avuga ati oya, ntago byoroshye nkuko nabitekerezaga. Reka mbanze nsubire inyuma, nongere ngerageze, nongere niyirize, nongere nsenge, nongere nce bugufi, ndeke imico mibi. Erega hari n'imico mibi isenya kenshi sinakarande. Ni imico mibi no gufunga umutwe no kwanga guca bugufi n'ibintu byinshi tuziranyeho bamwe muri bagenzi banjye bacyubatse hano. Ariko nanone ndandikira n'abasenyi, ndagira ngo mbabwire ngo menya ibigutegereje nuko wabirokoka. Ntugomba kubivamo ubaye inyeshyamba. Abantu babaye babi, abantu banyura muri ibi bintu bakabivamo ari abagome, bakabivamo ari abatindi, bakabivamo bica abana, basenyuka. Haleluya. Ndagira ngo itorero ritanga umuti w'iki kibazo. Uyu muti ni twe twawukora. Aharaho umusaraba wanjye watuma abandi batikorera imisaraba. Aharaho amarira yanjye yarinda umujene utarashaka kuzarira. Aharaho. Ndashima Imana rero kuko Apostle yambwiye ngo ntuzave mu rusengero. Sinzi nimba ibi yarabibonaga, ariko tujye ku musozi w'umuryango. Ntago nigeze nibona nk'umuntu waganiriza abantu, ariko ndashima Imana ko Imana impaye ikintu kidafasha itorero gusa, gifasha igihugu, gitanga umuti, kandi ndumva nshize amanga yo kubivuga kuko abandi barabitinya, kandi ndabumva impamvu babitinya. Nanjye sinzi byamfashe ngo mbivuge. Ntago ari ibintu bivugwa, ariko Imana iragira ngo ubuzima bwanjye bube igitambo cya benshi, bufashe benshi. Apostle ndagushima ko utambujije gukorera Imana, kuko hari benshi bagwa. Buriya umuryango waguta. Twese tuva mu miryango ifite ibibazo, sibyo? Urikatisha ubundi ntujyeyo, ntacyo bikubwiye. Ariko iyo itorero rivuze ngo ntuzongere gutunguka kuko watandukanye, cyangwa ntuzongere kuririmba, cyangwa ntuzongere kugira ikindi ukora, buriya igikomere cyo mu rusengero kuko ntigifata umubiri, gifata umwuka, kigafata ubugingo. Aha niho dukirira, aha niho tubohokera, aha niho dusigwa amavuta, aha niho ubuzima bwacu buhindukira. Iyo rero umushumba akubwiye ngo bugiye ku ruhande, cyangwa umushumba akakuryanira inzara, wumva ijuru rikuguyeho. Ariko famiye ni famiye, amaraso ni amaraso, ejo uzasubirayo muzongera mu birenzeho amaso. Ariko urusengero rureba muri eternite, ejo hazaza, umuhamagaro. Urusengero rureba nyuma y'urupfu. Ndagushima ko utambwiye ngo singaruke. Ndagushima ko wemeye ko ngo uhagarara ku ruhande, kandi ubizi ko bari kunjyanira inzara, nawe bari kukuryanira inzara. Uyu munsi hari abantu benshi baje muri uru rusengero kubera ko bazi ko Apotre afite umutima wakira abantu bameze nkanjye, n'abandi bafite ibintu batavuga. Urakoze cyane Father. Imana iguhe umugisha. Ariko dufashe imiryango, abafite abana bagiye gushaka, tutangire tubaganirize. Ibi bintu birakomeye. Satani yahagurukiye imiryango. Duhaguruke tugire ikintu dukora, twubake itorero, ariko twubake n'igihugu. Imana iraduhamagarira gusohoka hano. Ibibazo byawe byakiza igihugu, kuko aha hatemba umugezi utemba. Utagomba kuguma hano, ugomba gusohoka mu rusengero, ukomora ibikomera abakomeretse, ugaha ubwenge abatabufite, ugafata ukuboko abakeneye ubafata ukuboko. Si ibyo gusa, ubuzima bwawe bwahindura benshi. Imana ibahe umugisha, kandi murakoze kuntega amatwi. Thank you so much. Nibutse ubwo warimo uvuga ijambo riri mu Matayo 12,
ku murongo wa 18 sinzi muri kabine niba mwamba Matayo 12:18 kugeza kuri 21. Iri jambo ryanditswe na Yesaya umuhanu arimo hanura uburyo Kristo Masiya ni Yesaya messianique tuyita igice cya Masiya kibavuga kuri Masiya ariko n'abazakorera Masiya abakozi b'Imana bafite umutima nk'uwa Yesu baravuga ngo dore umugaragu wanjye nkunda natoranije ngo umutima wanjye ukamwishimira nzamushyira mwike umwuka wanjye azamenyesha abanyamahanga ibyo gukiranuka. Ku murongo wa 19 uwo mugaragu w'Imana ikunika mwishimira hari bimuranga. Number 1 tazatongana, icya kabiri tazasakuza, icya gatatu ndetse no mu nzira ntawuzumva ijwi rye, icya kane urubingo rusadutse ntazaruvuna. No kuvuga ngo iyo ageze mu nzira akabona urubingo umugano cyangwa icyatsi deja cyasadutse tiyongera kugikandagiraho. Ibi ni biranga umukozi w'Imana. Tuba mu miryango, tuba muri societe iyo abantu bafite imitima isadutse, kuki twongera kandi kubakandagira, kuki twongera kandi kubavuna? Ntabwo ari byo. Ubwo rubingo rusadutse rero umukozi w'Imana uri mu mwuka w'Imana ntarukandagira, deja ruba rwasadutse wikongeraho. Umuntu ikintu kigoye gikomeye baravuze hari ikibazo umuntu amenya kirimo n'uburemere bwacyo. Umuntu ufite umugabo cyangwa umugore ibindi twabyumva cyane, ariko iyo umaze gutana abana baraha abandi bari hariya ugira gutyo ugenda hariya na societe uko ivuga umugabo wese ukubona kumva yagutereta, umugore wese ukubonye akaguhema ngo uje gutwara umugabo we. Urumva ko ari ibintu muri societe tuye complètement rejeté. Umuntu aba ari rejeté cyane mu buryo itorero rero niho bavuga ngo urubingo rusadutse uwo mukozi w'Imana ndazagira ate ntazaruvuna ngo kandi urumuri rucumba ntazaruzimya. Wari wabona itara iyo rifite urutambi urumuri rucumba rurimo umwotsi mwinshi yirinda kongera kuruzimya ngo kugeza ubwo azaneshesha gukiranuka kwe. Imana ishimwe cyane. Ministeri twahamagariwe twese abantu b'Imana no guhumuriza. Twahawe ministeri iyo kwita kubababaye, kuko isi ntigira imbabazi. Imbabazi ziri mu nzu y'Imana. Isi ntigira urukundo ruba mu nzu y'Imana. Ayo ni amavokabulere atarayisi. Vocabulere y'isi mu cyimbo cy'urukundo ni irari. Iyo umuntu wo mwisa kubwiye ngo je t'aime aba gufitemo inyungu, I love you, nuko ashaka ko muryamana cyangwa ashaka gutwara ikintu cyawe yagukarikiyemo ikintu. Ariko mu nzu y'Imana iyo ubwiye umuntu ngo ndagukunda biba biri genuine. Donc no kuvuga ngo hari ibiba mu isi bitaba mu nzu y'Imana, hari biba mu nzu y'Imana bitaba mu isi. Abantu bashobora kubyitiranya ariko ntibihuye. Ahantu haba compassion, ijambo compassion mu kilatini ni cum pachori, ni ukuvuga ngo njyewe nawe tubabarane, passion, tugirane passion, tubabarane nawe, turiyane nawe. Ijambo ryose uzumva ririmo come riba rigusaba nawe kugira icyo participamo. Ni ukuvuga ngo itorero niryo rigira compassion. Iyo umuntu ariza turirana nawe, iyo umuntu yishimye twishimana nawe. Niko birivuga ngo ababaye mubabarane abishimye mwishimane nabo. Isi kubimera, isi yishimana n'abakomeye ariko umukene ubabaye ntibishimana nawe. Anyway, ngarutse rero kuri iki gitabo mu gishigikire The Comeback We Rise. Barbara yabaye victime w'ibintu byinshi atazi. Uyu mwana mubonaho umukobwa yahuye n'uruva gusenya, ibimpiga byose byaramukubise. Bimukubita ariko ari vulnerable, ari umudamu, ari munsi y'ubuyobozi adafite ikindi yakora, biramuhitana pe. Byari bigoye kugira ngo nanjye mubone umwana nk'uyu uzira ubusa
nawe kugira ngo mubwire ngo igirayo wadivorisheje no, ahubwo naramubwiye komeza unyegere Imana yawe ntuzata urusengero, ntacyo wakoreye Imana, iza umutima wawe, iza ukuri. Imana ireba mu ijuru, iza ukuri. Mukobwa komera ushikame. Yaranyemereye, arankundira, aranyemerera, ariko ntibyari bigoye, ntibyari byoroshe, ariko yaracecetse afunga amenyo, umwana arakomera, arakubitika, ariko Imana iramurinda. Yanditse igitabo cya mbere cyitwa ngo ni shape, ni ukuvuga kuba forume, bakaguforoma tukongera kuba undi muntu. Icyo nacyo kirahari. None yanditse ikindi ngo turagarutse kandi, the come back. Umushigikire muri iki gitabo kandi mugisengere, gusa ndikizafasha abantu bo bakeya, kizafasha n'igihugu. Iki nje ni igitabo naragisomyeho cyafasha no kuadress ikibazo kiri none mu gihugu. Kugira umuntu wabivuga ni byiza. Abashinze ibitaro bya kanseri nabayikirutse cyangwa bafite ababyeyi bishwe nayo. Abashinze centre z'ibibembe nabageze kubirwara cyangwa bagize abana babirwaye. Ibi bikorwa byose ugira ngo umusamariya mwiziki nabatawe. Rero ndagusaba mu mufate pastor adushireho departement yaba badamu bagize ibibazo kugira ngo tubafashe. Rwose mu bidufashirizeho, sibo bonyine abababaye, abavunitse mu mitima. Ejo twakoze amateraniro y'abashakanye, byari byiza cyane, ariko hari amadivorce twita ngo ni divorce ziri silence, zicecetse, ziratutumbye nk'umunyoto umuriro wa wundi wo mwivu vumbitse. Urya uri très dangereux kuruta umuriro w'ikibatsi. Twe twabaye mu mashamba, hari igishamba ryashaga, mukibesha ngo ishamba ryara umuriro warahiye byararangiye, ariko agasigara umuriro uvumbitse. None wabugiye muri iryo shamba wakandagira ntugarura ukuguru kose ugashira, kuko mwe mutekereza ngo iyi shamba ryahiye hakize ukwezi, naho umuriro wagumyemo. Hari amago rero avumbitse icyo kintu. Za divorce ziri silencieux, zicecetse, zituje, ariko munsi zavumbutse nimbi. Rero tugomba kuzikumira hakiri kare, tugasenga. Ari muri bimwe rero yigisha muri icyo gitabo. Tukaba tusaba rwose udufashirize mu badorkasi ibibazo baba bafite. Iyi ibe ministeri ikomeye cyane, ubasha gufasha abantu atari abanyarwanda gusa, ni ikibazo kiri ku isi yose. Reka tugusengere. Uwiteka Mana ikomeye, urakoze ko ukoresha ibikoresho by'intege nke kugira ngo usuzuguze abanyembaraga, ukoresha abaswa kugira ngo usuzuguze abanyabwenge. Nta wari uzi ko mu rubingo rusadutse wahakura ubuhamya n'ubutumwa bukomeye. Ndagushima ko muri Barbara waciye mu bihe bikomeye by'ubuzima bwe, uyu munsi ugomba kumukoresha kugira ngo arengere imiryango irimo ica muri ibi bibazo, yenda kubicamo, ndetse n'ibirimo n'abarimo baca muri ibi bihe, kugira ngo nabo bagirirwe neza. Umukomeze n'abana, ukomeze ubuzima bwe, n'iki gitabo kizaba umugisha ku bantu benshi mu izina rya Yesu. Amen. Azagikora mu Kinyarwanda, ngawe babwire uzashira mu zihe ndimi? Mu Kinyarwanda no mu Gifaransa. Kinyarwanda kizasohoka mu kwa 11. Ubu hari iki? Hari Icyongereza. Igifaransa mu kwa mbere umwaka utaha. Wow, uzi ko wabipanze. Imana iguhe umugisha cyane. Amen. Amen. Muraho neza tore? So umunezero? Ni umunezero? N'abandi mufite ibibazo mutinyuke mu bisharinge, niko gukira. Mu nzu y'Imana haba ikidendezi cy'igorogota, abarwaye bose niho bakirira. Natwe ntacyo twatanze, kuko umuntu waravukiye mu muryango utaradivorishije ntacyo wabigizeho. Hari abandi bavukiye mu miryango yatandukanye. Rero ngo mbabwize ukuri, hari imiryango umuntu abamwo cyumve n'umunsi n'umwe so na nyoko batongana. Ariko abandi bakubwira ngo nditwaryamye ngo barayibarwana, ukabyibaza ntubyumve. Iyo miryango ibaho, ariko kuba umuntu yarayivukiyemo sicyo yatanze. Abandi nabo bashobora kuvukira mu miryango isenyutse, nabo ntacyo
babikozeho kugira ngo bavukire hariya. Rero tugomba kwemerana uko turi, kandi amakamba tuzahabwa ni amakamba agaragaza uko twihanganye, twihanganira n'abandi. Mu mwihanganire, uyu ni umwana wanyu, mufute ibintu biri mu mitwe byose, mu mwakire. N'umukozi w'Imana, n'umushumba, kandi Imana ntiyicuza impano yamuhaye. Iyo asemura mwumva atagisemura neza. Barbara yatangiye kunsemurira afite imyaka 14 mu Bwongereza. Mu Bwongereza mvuga ubutumwa mu Bwongereza, niwe wanse ari umwana muto afite imyaka 14, 14. Amaze kugeza imyaka 18 gutya n'9 ari mu Bwongereza, Imana iravuga ngo natahe akomezanye nanje uyu murimo. Umwana yaragiye kubona ibyangombwa mu Bwongereza, aragenda muri immigration, abonana n'umukuru w'igihugu wa immigration, aramubwira ati ngenda shaka gutaha iwacu. None se ko tugiye kuguha ibyangombwa, ati ibyo navuze mu hari ibinyoma. Batoya mwana subira kuri desiyo. Aravuga ati no, narabeshye, hari ibyo nabeshyemo, kandi ngenda shaka ko mbabwiza ukuri. Ati urabizi ko nuvugisha ukuri uburi ibyangombwa? Ati cyane ndiyemeje. Ati kuko ngenda shaka kujya gukorera Imana nta kincira urubanza. Nuko umwana yavuye mu Bwongereza, araza asize byose yarafite, asubiza ibyangombwa by'Abongereza, ababwira aho yabeshe, yuzuza amadosiye hose. Umujije aratangara, mukuru wa immigration y'igihugu aravuga ati yari kesi ikomeye cyane, niki kibiguteye? Bati ni Imana. Ati Imana irampamagara kwikorera, sinayikora mfite uru rubanza ku mutima. Nuko umwana yaje, dutangira gukorana, ariko aha twakoranyemo mubona, ariko hanze muri mission najyaga hose mu Bwongereza niwe twakoranaga hariya. Rero nta kuntu umwana ari bugire ikibazo muri icyo gihe mubwire ngo genda sinkigukeneye. Murumva ibyo ari bubyeyi? Tibibaho rwose. Imana ikugirire neza mwana wanjye.